ubwo nari bya bibazo bashobora gukubita muri gereza ntubone umuntu wo guhita kuzana bya byangombwa kubera ko utamenye kubivuga, watindamo record ikabigiye ko wafunzwe, ujya ko wafunzwe kandi nacyo ari ikibazo, nacyo gituma umuntu bamudeportinga. Urabona nyine n'undi gihe umuntu nk'aba deportinga. So rero mube careful kandi mugerageze kujyana ikintu kigaragaza adresse z'iwanyu. Nabivuze mbese naraye kuva nayumva nayumvise tariki 21 urumva ko perezida yaraye kuri 20 kuri 10 no yaraye kuri 19 anafunga TikTok birangira bigaruye kuri 20 nibwo yasinye aya mategeko yose ndi kubabwira. So urumva ibintu byabaye too much. Rero kubera ko bafite utuntu twinshi yarapanze nyine abarimo ntago gutambereza amakuru byihutirwa bigize na byanyihutiye, ariko still ndakeka ko nta byago muragwamo byinshi. Mwe mwiza bari kundeba nubyana umwana nk'uwo nguwo nawe ubwawe winjiye biri irigo ntabwo uzabona ubwene gihugu, kandi bizikonsha byo mushaka kuko turabizi twese uyu mwana gihugu avukiyemo nicyo agira ubwene gihugu. So rero uraramuka ubyara umwana mu gihugu cy'abandi nawe ubwawe ukirimo utemewe, noneho by'umwaka urumva ni ngombwa urabyara kwa muganga amakuru aba yagiye, barahita bagutwara umwana wawe bamugumane. Murabizi abantu benshi bakabana cyane cyane Mexico barabizi bo iyo bakwirukanye umwana baramusigarana, niko babikoraga mbere. Mwiriwe muraho meze mute? Mbanje kubasuhuza mbifuza muri Imana kumuzabane namwe nk'ibisanzwe. Ni Yvonne Mugabo nagarutse aha ni kuri Mugabo TV show. So uyu munsi ngarutse njyenyine as you can see, narimba kumbuye aho muri mwese ndabayambiriye mwese abantu mwari muhumbuye, abo tuziranye abo tuziranye just hano kuri TV, abo tuziranye mu buzima busanzwe, abatarambona bakavuga mbere bambonyeho ni karibu cyane, mukore subscribe, like, share, comment. Niba dusanga mukaba warayikoze big up to yourself, for umuntu ukomeye mu buzima bwanjye. Niba dusanzwe tubana ukaba waranze kubikora kubera kubishaka, nta kibazo nawe ugume hano. Icyambere ni amakuru, ubwo uzajya ubona amaze amezi angahe ntacyo uzajya ubana gutyo. So n'abatindiye uyu munsi naje kubaha breaking news cyangwa se amakuru yihutirwa cyane cyane ku bantu muri Amerika, ariko mukaba muri abimukira, mukaba mwaraturutse muri Afrika. Reka nibande ku bantu baturutse wenda mu Burundi bashobora kumva Ikinyarwanda, abantu baturutse muri Kongo bavuga Ikinyarwanda, abantu b'Abanyarwanda kuko ndumva abantu bose tuyagurira kuri rumwe mwese. Ntabwo nakwishyura mu bice bingahe ngo nkoresha indimi zitandukanye nubwo nazo ntazo nzi. Rero abanyumva mbazaniye breaking news. Amakuru mbazaniye aravuga atya: Perezida wa United States cyangwa se Perezida wa Amerika witwa Donald Trump yarahiye tariki 20 z'ukwezi kwa mbere. Amaze kurahira ahita ahindura n'amategeko mu mategeko twasanzwe tuzi, ayibanze yihutirwa. Niba unyumva state yose uherereyemo, urabe careful, be careful, wibuke kugendana ID yawe, ibe drive license, ibe ID isanzwe, uba ufite na passport, icyangombwa cyose cyose kigaragaza amazina yawe na adresse yawe kirakenewe. Waba ugenda n'amaguru, waba ugenda n'imodoka, ndumva ku ndege ni ngombwa barabisaba, ariko cyane cyane naho waba udatwara. Dufite abantu benshi tuzi batajya bagendana ibyangombwa bitewe n'uko wenda badatwara just kubera ko neighbor muhereza ride, kubera ko mukuru wanjye ampa ride. Ntabwo nibaze ko nkeneye cyangwa uko n'ibindi ntacyo bari bunsabe. Polisi ntidufatira abazi umuntu utwaye gusa, no, upfa kuba gusa n'umwirabura. Ube careful kuko perezida atanze itegeko ko abantu bagufata udafite icyangombwa uraba muri gereza kugeza abanyu babikugijejeho. Bagufata udafite icyangombwa wenda noneho ukaba n'umwaka bigasanga ari abantu mugenda, ukagenda ugiye gusura ugahita wihererayo, ukagenda ukafata nyine uburyo winjiye ntazi ntari bwivangemo, ukaba umaze imyaka irenga 12 muri Amerika utagira icyangombwa na kimwe. Cyane cyane kuri abantu tuzi baba badafite green card, kandi green card ubundi ari amezi 3 bana imyaka 3 ukaba ntayo ufite. Ube careful, aho bagusanga bose baragucekira. Iminsi 60 uri muri gereza bagahita bakudeportinga.
so mube careful, uba uri umumama mutoya, uba uri umumama ukuze, uri umukecuru, ube uri umusaza, umusore, umwana, ariko se urumva nyine umwana mvuze ni umuntu ugejeje imyaka 18 nyine kubona ibyangombwa, ariko niba unari mutoya kuri iyo myaka itwaza icyangombwa icyo ari cyo cyose kigaragaza iwanyu, aderese yanyu, mbese nyine kigaragaza ko winjiye mu gihugu biri rigo, niba warinjiye irigo urataha, so mube careful. Ikindi kintu ku bantu binjiye cyangwa ndakubona abantu benshi kumva nk'umuntu ngo dufite umushyitsi, ngo ari umuntu ngo waje kubyarira hano, ngo avuye muri Afurika, ngo ibintu nk'ibyo bimwe mujya mukora namwe mwiza bari kundeba, nubyara umwana nk'uwo nguwo nawe ubwawe winjiye biri irigo ntabwo uzabona ubwene gihugu, kandi biziko benshi ibyo muba mushaka, kuko turabizi twese umwana igihugu avukiyemo nicyo agira ubwene gihugu. So rero uraramuka ubyara umwana mu gihugu cy'abandi nawe ubwawe ukirimo utemewe, noneho by'umwaka urumva ni ngombwa urabyarira kwa muganga. Kwa muganga amakuru aba yagiye, barahita bagutwara umwana wawe bamugumane. Murabizi abantu benshi bakabana cyane cyane Mexico barabizi bo, iyo bakwirukanye umwana baramusigarana, niko babikoraga mbere, ariko none ubu ngubu ntabwo ariko biri. Perezida Donald Trump yabihinduye buri kantu kose, nibagufata wowe n'umwana bimwe barabirukana, kandi umwana ntabwo azabona ubwene gihugu naho wabisha bingana bite. Igihe cyo kubona ubwene gihugu umwana ntabwo azabona ubwene gihugu, ko nta muntu azaba, nta mubyeyi we, ntabwo umubyeyi azaba ari mu bipapuro. Abantu muri kudekarara namwe mube careful, kuko uko udekarara byandi byo kudekarara just kubera ko ufite green card utarabona ubwene gihugu, ukaba warashinganwe n'umusore runaka mu gihugu cyo hanze, ntabwo ari muri Afurika gusa, ashobora kuba ari Aziya, nuko nivugana n'abantu bavuga Ikinyarwanda, ntago uriya musore azemerwa kwinjira mu gihugu cya Amerika, amafaranga ari gupfa ubusa. Urabanza ubone ubwene gihugu ubone udekarare. So rero ayo yose ni amategeko perezida yasinye akimara kurahira tariki 20 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2025. Ikindi cyihutirwa, niba uzi neza ko ufite dosiye irenze imwe yo muri polisi, urarya urimenge no mu rugo bazagusangayo. Nkuko nabivuze, ni abantu barengeje imyaka yo kubona ubwene gihugu bakaba batarabonye kubera ibyaha bakoze nabo bazi. Ikindi kintu navuga yasinye nacyo, wenda nubwo nacyo kitakora breaking news, nubwo nacyo kitihutirwa ku bantu benshi, kirareba cyane cyane abapapa babyara abana hanze hirya no hino n'abagore babyaranye nabo, cyangwa se ababanye bagatandukana ko bafitanye abana. Niba wishyurira umugore child support ugomba kudekarara amatax. Wowe wishyura child support ntugomba kudekarara amatax, bitandukanye na cya gihe ubu byicuritse. Ubundi mbere umugore yakuriraga udufaranga yarangiza agahita anapurika abana banyu, wowe ntubonagira amafaranga ubona. So rero ubu ngubu ukuntu bimeze, wa mugabo wishyura amafaranga yo kurera abana ni nawe mugabo ugomba gufata, ni nawe mugabo ugomba kudekarara amafaranga, kudekarara amataxi, noneho ya mataxi akamugeraho, mbese akaba ari we subiza mu mufuka, kubera ko mu bigaragara ni nawe urera umwana. Ikindi kintu tena nashaka kubamenyesha, ubwo iby'amataxi byo tubyihoreye kuko n'ubundi abireba nibo bakeya, kandi nubwo yego biravunnye kuri bamwe babikoreshaga, ariko nibaza ko kuri twebwe bamwe na bamwe ntabwo bitureba cyane. Ahubwo indi breaking news, buri muntu wese wari ufite umuntu uri gukorwa kuza muri Amerika wese Trump yabaye abihagaritse. Iryo tegeko naryo yarisinyiye ngo bagomba gusubira muri buri madosiye bakareba neza abantu bazi uko bameze, kuko abanyabyaha bamaze kuba benshi muri Amerika, kandi baza bita ko ari impunzi, baza bita ko bahunze ibihugu byabo, bagera mu gihugu cy'abandi bakakigira Sodomo, bagakora ibyaha biruta ibyo bahunze, kandi baza bavuga ko ari bo victim, baza bavuga ko ari bakorewe ibyaha, noneho bagera mu gihugu cy'abandi kugira ngo bakire amahirwe babonye, ahubwo bakabyitwaramo nabi. So abo ngabo nabo babahagaritse cyane, ko hari imiryango irenga 30 yari imaze hafi ibyumweru 3 muri ligue, bayigaruye, babagaruye bose batitaye ngo uyu n'uyu, batitaye ngo byagenze gute, iminsi baramaze bategereje yari yose babagaruye. But nkuko nabivuze, ndi kuvuga abantu bo bagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu bagiye USA, ntabwo ndi kuvuga abantu bagiye Canada, ntabwo ndi kuvuga abantu bagiye mu Bufaransa, Norvège, Denmark,
biriya bihugu bindi Finland ntabwo aribo ndi kuvuga, no ndi kuvuga abantu bagiye muri Amerika, ibyo bintu byose byahagaze. So mube careful, ejo hatagira uwa deportinga cyangwa se ugasanga ugize ibibazo ugasanga bagusubije mu rugo kubera ko uzize akantu ka fake cyane. Wibuke ko niba bagufasha kujyana muri gereza urengeje 18, iki kintu ngiye gisubiramo, iyo bagufasha kujyana muri gereza urengeje imyaka y'ubukure, wibuke neza ko iyo nyine ubwite ufunzwe adahisemo ngo amakuru muyagize ku bantu tubana, ntabwo bemera kubivuga. Nyabifitemo experience, ntabwo ngo nyivugirana, ariko ndabizi neza ko hariyo bagufashe urengeje imyaka 18 ko bumva ko nyine rero ugomba gufatira imyanzuro. Iyo utavuze ngo mfite mama, mfite papa, mfite mukuru wanjye, ndashaka ko bamenya amakuru, bamenya umperereye, naho wabariza mu ijuru ntabwo babyemera. Ntabwo niyo usajinde kugukamenya ko umuntu afunzwe ukabibona, ariko ntibakwemerera ngo bakubwire ngo afungiwe hana, ntabwo babyemera. So ikindi kandi mwibuke ko bene wacu abantu bavuga rero ibindi kuvuga, abumva icyongereza ni bake cyane, n'abacyumva baracyumva ko kuvuga bikanga. So rero mube careful bana b'Imana, mube careful batabagarura mugagaruka ku isuka kubera ko ibintu ndi kubabwira ni ibintu byasinywe. Ikindi kandi ni ibintu mwasoma kuri Google, ni ibintu mwasacinga, ibinyamakuru byinshi bya Amerika byabyanditse, ibindi byabishyize hanze. So mwabisanga ahantu henshi cyane. Iyi nkuru rero yantumbuye, murabona ko mutaretse kumbona, ituma nyine ngaruka numva nshaka kubivuga cyane. Mbese naraye kuva nayumva, nayumvise tariki 21, urumva ko perezida yaraye kuri 20, yaraye kuri 19, anafunga TikTok, birangira bigaruye kuri 20 nibwo yasinyiye aya mategeko yose ndi kubabwira. So urumva ibintu byabaye too much. Rero kubera ko bafite utuntu twinshi yarapanze nyine abarimo, ntago gutambereza amakuru byihutirwa bigize na byanyihutiye, ariko still ndakeka ko nta byago muragwamo byinshi. Umuntu ubona wese iyi video afite mwene wabo uri muri Amerika wese, ushobora kubibona uri mu Rwanda, ushobora kubibona uri hanze hirya no hino, Kenya, Tanzania, ahantu hose ushobora kuba wicaye wumva runo rurimi, ukaba ufite umuvandimwe wawe muri Amerika. Mubabwire bitonde kandi mubabwire basacinge kuri Google, ibintu byose babihasanga, kubera ko ahantu twagiye tugiye guhaha. Rero kubona bakuzana mu bintu utazi, kubona bakwisanga mu mategeko, kandi urabizi ko hari iyo waraye muri gereza umunsi umwe bita bijya kuri record, murabizi cyane kundusha. Urumva nibijya kuri record ko wafunzwe nabwo ntari bya bibazo, bashobora gukubita muri gereza ntubone umuntu wo guhita kuzana bya byangombwa kubera ko utamenye kubivuga, watindamo record ikabigiye ko wafunzwe, ujya ko wafunzwe, kandi nacyo ari ikibazo, nacyo gituma umuntu bamudeportinga. Urabona n'undi ugiye umuntu nk'aba deportinga. So rero mube careful kandi mugerageze kujyana ikintu kigaragaza adresse z'iwanyu. Nabivuzeho, ushobora kuba udafite ID, ufite green card, kandi ntabwo nuzi ko green card bigaragaza adresse. So mugomba kugeza na adresse, kandi ubundi adresse aba n'itegeko cyane cyane ko ndabizi ko niyo ukoze impanuka ugapfa cyangwa se ukajya mu bitaro, kugira ngo abantu mubana bamenye cyangwa baze kubaha amakuru, nuko bagendera kuri adresse. Ariyo mpamvu bati umuntu ko agenda na drive license cyangwa se ID, nizo zigira ama adresse. Bakanakwibutsa ati niba adresse yawe warayihinduye, ishobora kuba wenda tuvuge wari utuye kuri 2550, wenda Forest Lane, urimutse wenda ugiye kuri 80,300, wenda se Miskit ni urugero, barakubwira ngo uhita ugenda uhinduza kuko iyo adresse ufite ntabwo ikiri yawe, iranze wari urimo yimukiyemo undi muntu, kandi ugira amenye imyirondoro yawe. So rero nibi nabyo mugerageze mugendane ibyangombwa biriho adresse. Niba uri mushya hano, kora subscribe, no dusanganywe, ndagukunda cyane. Niba ufata video yanjye ukayisharinga ntabigusabye, niba hari uko wari ubizi biruta uko mbivuze, comment zanyu zirakenewe. Mukomeze mugire amagara mazima, mukomeze muhaye muronke, tuzakomezanya ibiganiro byanjye nakagaruka. Ndabakunda cyane, bye.